ibyo ni ibyanjye nzabigisha kabisa. Sheri dushimishyitse. Iyi niyo mabuja. Amakuru yawe. Neza. So rero ni mwarimu w'abana mushyashya wo kujya bigisha. No kujya bigisha amasaha y'umugoroba. Urabizi ko abana bari kujya mu bizamini kugira ngo byibuze bagire uburyo biyunguramo ubundi bwenge. Afite diplome niko. Yambwiye ngo yarangije kaminuza icyiciro cya mbere. Ndumva rero nta bindi twarenzaho byo ntabwo twamugora. Tubona atabishoboye tuzamwirukana dushaka undi. Ako niko kazi yanjye rwose. Okay, sawa nta kibazo rero. Kabizi ujye wigisha abana neza. So ubwo rero ni ukuvuga ngo ikiriho ndashaka abana banjye bazatsinde. Ubaye wumva utabishoboye ibyo bindekere. Sawa, noneho urumva ushaka ko mwatangira ryari? Ejo nta kibazo. Ejo nta kibazo, sawa genda witegure hanyuma ejo uzaze. Sinzi ngo isaha muzajya mutangiraho n'iryari ngo abwire abana. Saa 10. Twarangiza saa 10. Ya urebye niko bavuye ku ishuri. Bavuye ku ishuri. So nimugoroba nko saa 10. Biba sawa. Uko niko bavuye ku ishuri. Okay, sawa. Nta kibazo noneho ubwo nguko nariwe ubwo nahesha. Sawa. Dani? Muze tuyerekeze kucana. Tuyerekeze kucana cyane tugeze hano ngirya ubwo nguko. Cyangwa cyangwa ko muzatangira kwiga. Byareka tukugeze hano rero Sawa? Na ejo. Musezere. Bye. Muzi. Nako. Nawe muza mujyane. Mugende mwoge muryamisha sibyo? Siyuko mama siyuko amafaranga ndiri ndazi yarayitike ye baba mana we gusa ndabigenza wacu nikore nasubire n'amaguru kabisa de gusaba imbabazi boss nakunze byagenda n'ukuri pe ye baba we yarayitike nyine Roje stari kintu watsayidira na kimwe ndagufasha njye konde banimo uzamfasha twumva urari yirindazi cyazi naguterera pe kintu dugufasha cyo ndaguma n'ubufasha bwawe sha ngende kwisabira imbabazi nta kibazo Uragarutse. Bakinde gusubirayo. Usubirayo. Hano nibo basubirayo. Hano harimo inzira. Yes boss, kuko uri kwanda jya ko. Okay. Sawa. Umva, jya kuguha amahirwe yanyu. Sibyo? Shira ibintu byawe hariya. Uze mutuma amayinite. Yo we urakoze. Genda uze Urakoze cyane man. Reka umunwa. Genda. Kabisa ibintu byawe. We Kadogo. Uri mu biki kutaza? Akosisha ugira ubwenge. Aje rwose. Nicyo kibazo cyawe rero. Amwereke. Ngizana.
ava hejuru. Basi ndagaruke mu wakangaye. Ceceka aho ngaho wivuga amagambo menshi. Reka nkwandikire inamba ugende ujye kuzana amayinite. Genda kandi wihute. Wongera utindeyo none ndagusangayo. Ndagusangayo. Ufata agapira boss. Ntukajye umagarara n'inyuma. Wabyumvishe? Koresha umwanya. Koresha umwanya mpamagara n'inyuma. Wewe wibeshe utinde. Nutinda nkuko watinze ndakwereka. Genda. Polisi boss ko yambwiye ngo nini ndaranyereka. Ndaka nigenda kugera nyereka usi. Ubundi kwirukanswa nite. Ibintu yarazanye ngo nini ndaranyereka ese ubundi wagenda gake nkareba ikintu nyerekara. Ndayaba ikintu ari bunyereke nanjye ngifite amatsiko kabisa none. Nibunyereke. Ese ahubwo nshaka ngere hariya nkate garuke nisubirire ubundi kandi cyake ninga nikati nisubirire nongere garuke nsubire apu. Neza kabisa ari bunyereke. Bazanyereke mbibona pe nanjye nshaka akantu ari bunyereke ngafite amatsiko asanga ari n'utuntu twiza masange dore ko ajya binkorera ubugatira umutwe bawe uri kunyakoreka kandi mwe mwaba mushaka kwiba abantu ubundi uri kumbaza iki nkabo nabisubiza ntaza shama mu shaka nahereye kare nkubona umbona nyine usa nk'uwazubaye uri kugenda ugaruka se wabuze iki tumufashe gushaka ubwo nimungire nimwe mw'iminsi bavuze muri kwiba abantu boss ngiye yambwiye ngo aranyereka akantu keza arantumye ibintu sinzi naramye ko doka imara mayinite arambwira ngo ari bunyereke akantu nageze kwigendera gake kugira nigera mu rugo ndeba kandi anyagurira ari bunyereke yasha ari bunyereke akantu niba muri kugenda gake ndageze hariya ndagaruka ngera hariya ndagaruka kugira boss ndeba kandi ari bunyereke none ngo yakubwiye wihute ngo nugaruka arakwereka nigenda gake garanyereka garanyereka akantu keza ntakindi ari bukwereke nuko kwirukana cyangwa akakuvunagura kunyirukana cyangwa akakuvunagura mwabaye ariko isi iratunze pe rebera nka kiriya sha wagira ngo nta bwenge ntabwo kigitekereza ubwenge rero tete vide karibu customer mwaramutse neza mufite amayinite amayinite arahari ngo ndaza kukubera muganga umusore genda gake kuko serivisi ukeneye natwe niyo dukeneye mba mugore mbabari kuko ibibazo mfite ntabyo geta ndeka ngura ibyo ngiye kugura ariko ibibazo byawe nta nubwo nshaka kumenya musore wamenye ute atari wowe babashye gende kanigurire umva atajya mu ariko waretse umuntu akwiye we nakaga vitanga serivisi ushaka niyo abandi bakeneye banza urindire umukiriya amasozi wati akavuga umuntu yakwiwe rindira soze mbere kugukorera sibyo banza tuza serivisi gas nagure kubona ubu nagure ku muntu yikwisha isabune nangahe sabune ndatamini ni nati ntoya nangahe hasi kugura minati no yama bose kubana sibyo kubana ushiriremo namo soda ni zahari ikonje ndashaka ikonje ushaka kumereza ishusho ariko ave mu nzira urashaka salisa soda nini ako nabita ko nabikunda ndayituma umva winkora bikunyanduza Sky zirahari
Ariko numva iduka ryose yaryari wenyine mwavuye munzu umuntu akigura akigeze. Humura boss ntabwo anywa n'ibintu. Inyanya ariko ndi kurya. Inyanya zarazishize kabisa. aho muri cyane nakubwiye ngo winyegera igirayo mbanze muri byo ngura nawe urajyaho baguhe serivisi ukeneye Cyangwa hano itrengero mwirigara sha. ndashaka mose turabana kwisiga Zirahaye. Boss wanjye ni umukizi. Ibyo ashaka byose mu bimwime ngenda mubwira ahita azatubigure tubirangure. Igende cyane. ari waje namukuzaniye Ukaziraryoha kabisa. Niyo gusigaza hayi. uyu mugati munini nangahe Biratanu. Ako boss nawe uri kuwende mugati ni biratanu. Ubwo zana byinshi cyane kabisa. Zana byinshi. umva winkandagira sebo genda gake Customer bakwibashye ko. Yiwa amafaranga. Ese ubundi nk'abantu baba bihariye iduka baje kugura buri kintu. Iduka ryose baba ryihariye bari kisiri ryabo. Ese ubundi igihe yagurira ari kugura iki? Yasota akagenda. Njye mba mwagure mama muri kugura iki? Nta mwirukana kugura mwirukana. umva musore hari ikindi nibagiwe Bajye mureke. ntuzongere kunyita umugore kuko ntabwo ndi umugore wa so umuhungu ndamutuma akagira ngo ntabwo namutuma reba musaza ibintu birandambiye byo gutuma kano gahungu ndaza kukirukana kwanza ndarenga akababariye ariko dore sindamutegereza paka ryari irandambiye pe ndarambiwe uretse sha urarara utashye urataha nutarara utashye iwanyu sha ugire ngo data yabyaye ngasha bataha iwanyu n'imigeri myinshi ngenda kwereka ndi ari njye nyiri rugo gutuma ukagenda n'amafaranga yanjye ukamara mu mwanya ngo anakwishura niba ari uko abakozi babaye ushaka abakozi muteye n'isese umuntu uramutuma ukagira ngo wamutumye gupfa byanga bikunda uyu muhungu none ndamwirukana ntabwo azanagaruka azurane anakwirebera uno munsi ibikweto byo siga n'ibi nabyo ni ibyewe ntabwo bisigara mu rugo rwanjye ni kugira ngo mwereke ko ndi na seriye n'iki ngiki uragitwara uyu munsi agomba gutaha dore wari byari kunyigira cyaka ini wa mugore yagiye ariko ashobora kuba ari umukasitoma ariko ndikwiye nabo mama urebye hano akavuyo yarameze Sanga akavuyo watewe ushaka amayinite ya 5 ari kugusaza gutya. Bangasha nomero. nomero Shamu nomero se ndambaye amayinite ndakuza gutya. baba data we pakuzireba n'imbazi umuntu Aho kushobora kumara jana ru. Kumara gutera kana akavuyo kose ubwo abantu bahuriye. Hejuru n'uze nta nabufite. Indagutuye. Bazana. byose atari wowe njye nababwiye ngo mumereze mwigendere ndi kwihuta Genda ushake nomero, njye ntabwo nava n'umutama yinite ngayifata ari kubona ngo arifata gute. njyewe mayinite bantu Fata telefone ushyiramo nomero, ngaho iyi telefone ushyiramo nomero. Njye sira kunya mayinite ni business nasha gukora amafaranga niyo nshaka. Shyiramo nomero ubundi nawe ugomba mayinite ntabwo yakwima. ko wasanga nanjye boss nta nimero ya maye nyamara Sinkunda gutuka bakasama ko uri gicucu ndabikubwira. nawe uri ikindi byose atari Ubwo ikintu ngiye kukubwira ni kimwe cyane urumva. Wagera ushaka nomero ngari umuntu gutumye mubwire ko azitaye abandi kizirinda none namara kugira sibyo.
nta bindi kabifite kumva ntabwo navanga utagize utamaye amayinite bantu ngewe ntabwo narashobora n'ukuri kw'Imana rwose nkawe ni wowe yashaka cyangwa bagutumye nzi ikintu cyako ni wowe yashaka cyangwa bagutumye nibyo yashaka rwose uko ndabaya gasha mwemerera ngo amayinite basi cyangwa nyoreze ku namba yose nshaka icyo ushaka rubona agati yaje oya bantumye amayinite nta kindi bantumye no kugira amayinite yose ibi byose bibe nto biteye nakubwiye ati nyimera kiri kandi kuta ariko amafaranga yanjye arashushe magana cyane gutuma gusaza mwongera ndi mwera kugendera customer bose buzanga barakubinde bagushongera wewe ko ibyo ukora ubundi soze nkorera abandi nimbe namba wayibagiye genda ubanze uyisha kuyiboneze ngo wewe utanye kubitishwa naguze urugo nahamo utanye kubitishwa nakuraza mukomeje kunyinisha ni business undaza sinkwanze pe ntacyo timana umbwira yewe ubwiza oya nabintu byinshi bumbwira niba utashaka kumahereza inite bantu nta mu customer numwe uri bwinjira urareba nta mu customer numwe uri bwinjira no tuza urumva noneho turebe ibyo bintu mwihaye amafaranga uri gucuruza uri buyakure njyewe nasatse inite unyuma inite irimbirira uri gushaka kuzana ibintu nta mu customer ukunde banyagutabwa umutima w'inzuki yakagwa muri wese uri kumbwira mbona kwica nta kintu bemereye kuguhereza hano wowe boss nimwe muraziranye uzamenya gutanga umuto w'inzuki cyangwa muri urankubise amafaranga yanjye ntabwo nakubita nukuri uyu munsi urataha iwanjye ariko sha wari gucuruza ubundi tuma reba hano ndi kuvugana nawe ntabwo ndimo ndavugana uri kuvugana n'undi oya no boss urara kwishura oya reba njyewe urankubise amafaranga yanjye ndanagutumye ngutumye amayinite nje no kukwirebera none urarankubize amayinite njyewe yanumiye